indangamirwa n'itorero ry'igihugu bavuga indaya. Narabomoraga ariko sinkibomora kuko ngiye gusubirana n'umugore wanjye mama waba. Buriya nsobanuye akamwana urimo kubipinga. Buriya ngiye Musinga yari umuntu muremure cyane. Ariko navutsemo ndi mugufi ngo wacu wari wa muryango wifite ntabwo twigeze dukabakaba ikibye ko kuvuga ngo nibigitoki ndana imfura ntigusiga imfura munyurana mu ishyamba ry'inzitane mukishakira igisubizo. Bakunzi ba Nzovu, icyo nabamenyesha ni mutemberane na Tembera Roseline azaza batembereza ku isi hose. Rero mukore share na comment, mutibagiye gukora no ku WhatsApp kugira ngo inkuru zibagereho igihe. Mutemberane na Rosine ku isi hose ntaho atazabageza. Ubu ngubu yarari mu murwa wa Kigali ariko uyu munsi turi Temberana na Rosine hano i Nyanza. Bye bye, ngewe Nzovu Elfete ndabakunda. Yes, muraho neza nshuti zanjye. Nizere ko mubibona akanyamuneza ni kose. Nambaye Visit Rwanda. Narababwiye ngo nzabatembereza kandi ngiyewe gutemberana nanjye nta mupaka bigira. Ubu rero uyu munsi nanjye ndi mu Rwanda nk'umudiaspora wari wese umunyarwanda ariko utazi mu Rwanda. Kimwe harimo abandi banyarwanda nzi yuko bahari ariko batari bice n'ibice batazi mu Rwanda. Ubu rero nanjye kinzanye ni ugutembera mu Rwanda mugatemberana na Roseline ariko nzajya ngenda nshaka abantu bakuru bamenyereye ahantu bajye banjyana kuri kavukire y'iwabo nabo tugende tuhamenye. Uyu munsi rero umushyitsi nabazana ugiye kudutembereza n'abashyitsi babiri musanzwe mubazi bagiye kutujyana uyu munsi kudutembereza. Dore abashyitsi bacu ni Nzovu na Yaka. Umeze gute? Mabuja. Umeze neza? Tura umeze gute se? Nzovu uyu munsi umeze ute? Meze neza. Icyo nabwira abanyarwanda bari muri East Africa bose nabari hano i Kigali nuko icyo tugiye gukora bakita Tembera Roseline na Roseline. Yakabivuze neza, yabivuze neza. Temberana na Roseline. Yes. Ubwo rero Tembera Roseline. Tembera na Roseline ubu tugiye kwimanukira aho bita mu majyepfo. Mu majyepfo ikitujyanye ngiye tugiye gutembera aho kumwereka iwacu aho mvuka i Nyanza aho bita kwa Musinga kuko ngiye buriya Musinga ni dato wacu. Uri ubwami buriya ni dato wacu. Ntabwo na Musinga wigeze areshya nawe. Nese ari umwami Musinga yarareshya nawe Nzovu. Baca umugani ngo indi byara mweru na Muhima Yaka. Areshya n'uyu mugabo. Kubera iki? Erega buriya uwo muri Norvège sibyo urabona muri Norvège si Norvège ajya ni Norvège rero buriya ngo sobanure buriya wowe uvuka hariya ariko twebwe hano mu Rwanda umuntu ashobora kuba muremure undi akaba mugufi. Buriya nsobanuye akamwana urimo kubipinga. Buriya ngiye Musinga yari umuntu muremure cyane ariko navutsemo ndi mugufi. Birashoboka. Buriya ngewe nk'imyaka maze mu uyu mujyi wa Kigali ubu nuhinguki wanyu ntago wari umujura buriya ntago turi oya hari abantu baza kwisha hano i Kigali baravuye iwabo baribaga ibitoki ari babandi bazituraga amahene y'abandi bakaza kwisha i Kigali akaba atasubira iwabo ntago turagusigaye. Musobanurire buriya baravuga ngo nta mfura yiba. Imfura uzi ko buri imfura cyangwa uri imvura. Oya ndi imfura da. Buriya rero mu muryango wacu wari wa muryango wifite ntabwo twigeze dukabakaba ikibye ko kuvuga ngo nibigitoki. Mvuze ikinyarwanda nubwo uba Norvège wambara ukanandukanyiriza imfura n'inyangamugayo. Ariko ubundi imfura niyo nyangamugayo. Iyo uri imfura uri inyangamugayo. Iyo uri imfura uri inyangamugayo. Imfura inyangamugayo ni wa muntu bashaka kugaya, ni wa muntu ushaka gukorakora, ni wa muntu wakora inyangamugayo. Inyangamugayo. Imfura rero buriya nka byandi bacumwa bavuga ngo imfura muragendana, imfura
ntigusiga imfura munyurana mu ishyamba ry'inzitane mukishakira igisubizo. Ubwo rero nawe uri imfura, ubu tugiye gutemberana n'imfura Nzovu na Yaka. Yaka nawe tugiye guherekeza Nzovu aho avuka, ajya kutwereka aho avuka, nawe uzatujyana ejo utwereka aho uvuka. Masisi tuzajyana, nzakujyana i Masisi tugukamire tuguhe n'umufuka w'amateke uzaza wikorera amateke. Ni mwumva Yaka arabirangije. Noneho guys, ubu tugiye gufata urugendo tugende, ubwo mubane natwe, gahunda ni temberana na Roseline. Imana itujye imbere, Imana iturinde, tugere iwacu, tugere mu nzu Musinga yabayemo, mu nzu abami babayemo, tuhagere amahoro. Murakoze cyane. Avuga aho tugeze. Ubu turacyakomeje urugendo rwacu temberana Roseline. Ubu rero twambutse Nyabarongo. Nyabarongo turayambutse, umwe turi kumwe na Tembera na Roseline, nanone turi kumwe n'umuvandimwe wanjye Yakamwa. Ahantu wari uhazi se? Ahantu nari mazi Nyabarongo, turerekeye twerekeza aho bita Huye. Njyewe rero aha hantu ntabwo nari mpazi. Hano rero Tembera na Roseline hari indirimbo bakunze kuririmba ngo Nyabarongo niwe muhogo ukagemurira Akanyaru, Manyinya we ndekura ntahewe. Manyinya ni byeri. Ubwo rero twa Manyinya ari umuntu wari wafashe undi. Manyinya ni akabyeyi, niko bitaga Manyinya. Ubu rero urugendo rwacu inzoga barihinduye bagereranya na Nyabarongo. Niko ushatse kuvuga. Niwo muhogo ugemurira Akanyaru. Ukagemura Akanyaru. Akanyaru ni amazi ari i Burundi. Nyabarongo yagenze ikimena mu Kanyaru. Ubu rero dukomeje urugendo rwacu. Iyo twambutse Nyabarongo tuba tuganye mu karere ka Kamonyi. Mbese twamaze kugera mu majyepfo. Kuko iyo utarambuka Nyabarongo uba uri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ubu turi mu majyepfo mbese. Rero abantu mukunda temberana na Roseline, nizere ko abenshi mukunda na Yaka na Nzovu. Murabona ko byari bikenewe ko Roseline agera mu Rwanda agashaka abantu bakavukire nk'aba ngaba bakamutembereza. Umva ugomba nawe kuzatugeza Norvege, tukagenda rwose tukabonana n'abazungu. Niyo gahunda n'ubundi. Rero akarere ka Kamonyi cyapa akarere ka Kamonyi tukagezemo. Mbese twamaze gufata amajyepfo. Akarere ka Kamonyi kari mu majyepfo. Ubu twamaze gufata amajyepfo. Njyewe rero n'ubwa mbere ngenze hano, kubera ko njyewe niyo nje mu Rwanda kenshi garukira i Kigali, ntabwo narinze aha hantu. Urumva rero gazi nanjye byungukiyemo, nemberanye na Yaka na Nzovu, rwose banyeretse ahantu henshi cyane. Ubwo turakomeje rero, ndumva ibi bihagije. Nitwongera tugafata kandi karere, uragenda unyereka ahantu hose. Akarere wavutsemo kera bita Ruhango, nako turaza kukagera. Aho ngaho ni ku ivuko rya mama. Unyereke nitugera mu Ruhango rwose tuhavugeho, naho muramukoze sha. Mukomeze mu ntembereze, mukomeze urugendo. Turagutembereza, ariko nanjye nubwo nzova kujyanye, nanjye tuzava mwaka karere bita nk'umanura iwacu i Masisi. Tujya kureba i Masisi ni ahantu uko mpumva, ariko njye sindagerayo, ngo ni ahantu haba za nka nziza zikamwa, ujya kubasura bakagukamira amata. Yaba ikivuguto yaba inshyushyu, byagukubita n'umufuka w'amateke njye nawe ukwemera. Ikintu nakundiye Yaka na Nzovu n'abana beza. Urumva yakamaze kuba amata, umufuka w'amateke mu ndege bazayemera ko nzayarira ariko nashyiraho n'umusaza namujyaniraho amateke iwacu i Masisi aba ari umwimerere. ayo mateke noneho kuyanywesha ikivuguto, gusomera n'ikivuguto cyangwa icyushyu. Banyarwanda muri mu mahanga ba diaspora, uyu munsi noneho nabakorera agashya. Ubu Nzovu na Yaka bagiye kudutembereza, bazadutembereza ahantu henshi cyane, barahazi, nuko tugiye kujya tubigenza. Nanjye nibaza Norvege nzabatembereza muri Norvege rwose. Nugera
hariya muba Norvège rwose uzaba ariko tuzaba turi kumwe nawe nanjye nzabatembera bazatwakira neza najya uzanabohereza mufuka w'amata yego rwose uzagenda uwikoreye mu ndege kandi wewe uzamera nk'awa muntu hano mu Rwanda umuntu yateze bisi yabumbaga inkono noneho baramubwira ngo injira yicara ku ntebe muri bisi agenda yikore cya kibuza kiriho inkono nawe uzagenda mu ndege ugende wikorera amateke ubu ni ubuzima busanzwe akakunda amateke cyane urenze nkunda amateke kuko niyo yandeze arongera kuko twari dufite inka nyinshi habaga hari amata yaba ibijumba yaba ibiki byose wabaga ufite amata hari nta kintu cyakunigaga naho ubu ngubu uramira ikijumba ukagotomera amazi bakagukubita ingumi kugira ngo kigaruke ubuzima ngo mbivuze se hari umugabo yariye inyama muri resitora ayiryana ifembe inyama iragenda imufata hano yakana irafata agiye kubura umwuka agiye gupfa umutipe yamukubise ingumi iragaruka yagatuze byari bikomeye kabisa reka noneho dukomeze urugendo rwacu ruracyakomeza twari tugeze mu karere ka Kamonyi n'akandi karere zangenda ntubabwira kuko aha ni iwacu ni mu majyepfo yakamwa nawe nitujya Masisi azagenda dusobanurira iby'iwabo dukomeze urugendo guys reka dukomeze urugendo Nzovu aha tugeze nihe noneho hano tugeze murabona tuvuye i Kigali uturere twagiye tunyuramo mwatubonye twavuye mu karere ka Kamonyi tugera mu karere ka Muhanga tuva mu karere ka Muhanga tujya mu karere ka Ruhango tuva mu karere ka Ruhango ubu tugeze mu karere ka Nyanza ariho mu rugo rero aha ni iwanyu ndabona ari mwahabonye twari mu mujyi se cyane uvuka mujyi uvuka hirya inyuma y'umujyi numvukamo uyu mujyi hagati bari hano ubu noneho tuvuka mu karere ka Nyanza ariko ntabwo ari hano uyu mujyi ni nkuko tuvuga Mateus hano ni mu bucuruzi ubu aha niho wajya kuza guhahira hariya hirya hari na gare uriya hose urahazi neza nta kintu yakaza aha ni iwabo ariko gusa njyewe hano nahageze rimwe ubu ni ubwa kabiri gusa i Nyanza ndabona ari ahantu kabisa harasobanutse ngo niwe wari umujyi wa kabiri niwe wari uwa mbere i Nyanza ku gihe cy'ubwami ubu se ni uwa kangahe ubungubu urebye uturere twabaye twinshi tumeze neza nabonye hose hagiye hari uzarebe uturere hari akarere wowe yagereranya ubu tuvugane 2025 uyu mujyi wanyu w'i Nyanza ni nk'uwa kangahe aka ni akarere iyo tuvuga uturere ntabwo tuvuga imijyi sibyo imijyi iyo tuvuga imijyi tuvuga umujyi wa Kigali umujyi wa Kigali rero ugizwe n'uturere dutatu ugizwe na Nyarugenge na Gasabo na Kicukiro hano rero mu karere ka Nyanza naho ubu uri mu karere akarere ka Nyanza ubu uri mu karere ka aka ni akarere ka Nyanza impamvu bavuga ngo Kigali ni umurwa uba ugizwe n'uturere dutatu guys bakunzi batembera na Roseline murabona twatembereye noneho twageze no mu bantu nzova arimo aratubwira temberana na Roseline abo tugeze i Nyanza bashaka kubwira ikibarizo Nzovu iwanyu i Nyanza Nzovu ndamukunda cyane ko mbere na mbere Nzovu komera cyane komera witaka udahana umugisha rero yageze iwabo i Nyanza urabona abantu rwose b'iwabo i Nyanza bamushagaye barimo baramusuhuza Nzovu abo bantu urabwira ikigira icyo babwira nk'abafana bahagarariye nk'icyamamare i Kigali rwose Nzovu kandi Imana igihora ibarinda tumuza ku mutima kandi turagufana cyane kabisa turamuforowinga kuba dusuye i Nyanza ni iby'agaciro gakomeye cyane reka noneho mbabwire njyewe nitwa Roseline mfite YouTube channel yitwa Temberana na Roseline njye wabazaniye Nzovu iwanyu mugende nayo muyisearchinge amazina yanjye Roseline
Roseline Tuyishimire mu following nanjye kuko nandi umufana wa Nzovu natwe umuryango ahubwo n'abafite telefoni aka kanya bafite amamega bahite babikora bahite basacinga Roseline tembera na Roseline ntabwo ari Roseline tembera utembera tembera na Roseline Nzovu rero urabonageze iwabo abantu b'iwabo bamushungereye rwose Nzovu uri umusitari uri icyamamare hano iwanyu baragukunda cyane asante sana tunashukuru tembera na Roseline reka tubabaze hari umuntu ufite ikibazo cy'amatsiko ashaka kubaza Nzovu ikibazo cy'amatsiko mushaka kubaza Nzovu tubaha amahirwe muze mu kibazo byakira gute kwa Nzovu muri abanyenyanza namwe byakira gute ko umusitari na Nzovu ari umunyenyanza ari umunyenyanza ntabwo twe tuzi ko ari umunyenyanza ariko turabyishimiye cyane Nzovu na Yakamwana turabafana cyane nanjye ndabakunda cyane Nzovu Nzovu wawe ngubu uramubomoza se uramubomoza sawa sawa umuntu ufite ikibazo yifuza kubaza Nzovu amahirwe arahari rwose mabuja tembera na Roseline ikiganiro twebwe ndakubona Nzovu ariko baza kuvuga ku biganiro byo kubomora n'ibintu by'indangamirwa akunda indangamirwa no kubomora aho ngukosore gatoya ntabwo bakivuga indangamirwa ni itorero ry'igihugu bavuga indaya ntabwo zikitwa indangamirwa narabomoraga ariko sinkibomora kuko ngiye gusubirana n'umugore wanjye mama w'abana yarabyasa reka rero dusoza ikiganiro buretse gato ikiganiro ni akagaruka ni Roseline tembera na Roseline abantu bose muri hano turabashishikariza ufite amamega ufite telefone asacinge temberana na Roseline kuri YouTube mudufollowing kore subscribe na share YouTube na TikTok Facebook everywhere Roseline Tuyishimire kubona comment ciao mwakoze cyane muraho neza bantu banjye bakunzi batemberana na Roseline TV show cyangwa se YouTube channel ndabasuhuje cyane uyu munsi nkuko mumenyereye nsanzwe batembereza murabizi uyu munsi ndi Nyanza mu Rukari naje kubatembereza ibwami nibanze ku mateka n'umuco nyarwanda ngira ngo abana biyo mu mahanga bongere bibuka umuco bongere baryoherwa n'umuco nkamenyesha ngo ababyeyi muzana abana banyu mubereke umuco mubatembereza n'ahantu heza cyane hari umuco mwiza n'amateka ashimishije byahatari rero guys murabizi ko mbakunda mugende kuri YouTube channel temberana na Roseline YouTube channel yayo muhite mukora subscribe like and share ikindi ntimuhagurukiraho ngaho muhagarariraho hari na Facebook Roseline Tuyishimire hari Instagram Roseline Tuyishimire na TikTok ndiho Roseline Tuyishimire munshake following musharinge hanyuma tugire umuryango mugari tube benshi dukwirakwize ku isi yose dutembere tumenye amateka yaba y'u Rwanda yaba yo mu Budage yaba yo muri Norvege isi yose ndahari ku bwanyu mbejeje ibitangaza peace ndabakunda